bya Yesu bamuhera hano ku isi bavuga ibisekuru byiwe ariko baje no kwandika ashaka ko abamuri babamenye Yesu bahereye mu iteka ryose. Iyo dusomye mu itangiriro igice cya mbere Adamu wa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ubwo nitangira ibintu byose byo kurema. Ariko Yohana waje kwandika n'abavuga ngo mbere na mbere hariho Jambo. Mbere na mbere yo muri Yohana na mbere na mbere yo mu itangiriro ziratandukanye. Aravuga ngo mbere y'ibintu byose mu iteka ryose hariho Jambo. Amen. Amen. Yohana yandika intego ye nyamukuru barubwira abantu bamenye Yesu, nibamara kumumenya bahabwe inyungu zo kumenya Yesu. Arandika hano aravuga ngo mwabigishwa ubu ni bwo bugingo buhoraho. Iri ni isengesho ry'abasenga, ariko isengesho ry'umwigisha arasenga aravuga ngo ubugingo nuko bakumenya wari umwana bakamenya n'uwo bakwiye ari we Yesu. Haleluya. Abantu benshi bazi ko hari igihe tuba mu bintu tutabisobanura. Muzi impamvu abafite umwuka rwahatiye Nutugore niyo mpamvu mu bitagira Bibiliya hasome Imana hari ikirame n'ibindi. Dukunda gukora no kuvuga ko ibintu ariko dukunde kumenya. Ni ukuvuga ngo nimba ari ikintu gifite agaciro ni ubugingo bwawe. None ubugingo bwawe ubugingo bwawe muri Bibiliya hari ibikurikirane. Iyo usomye Bibiliya, iyo bavuga ubugingo cyangwa bakavuga ubuzima bubamo uburyo bune. Hari ubuzima kandi bwose bukomoka ku Mana. Hari ubuzima butangira no kuvuka bukarangira n'urupfu. Ubwo bwose ni ubuzima biga hehe? Biga no mu mashuri. Iyo abantu biga medicine, bakiga za biology, bakiga ikimenyamwingo, bakayiga ibyo bita amaseyire, ADN, ibintu bigize umuntu, ibyo byitwa ko nabyo ari ubuzima, ari ubugingo. Ibyo bita mu Gifaransa la vie, ibyo biga muri biology, biga mu yandi masomo yandi y'isi. Ubwo buzima tubusangiye n'iki? N'ibiti. Biriya biti mubona hariya nabyo bifite ubuzima. Biravuka, bikarya, bigahumeka, bigakura, byarangiza gukura, bigasaza. Kimwe n'inyamaswa, n'inka, n'intama, n'ihene. Amen. Byose
n'ubuzima bw'imitekerereze, ubuzima bubamo amarangamutima, ubuzima ibyo bibirwa ngo mukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo. Icyo cyitwa ubugingo. Imana iri mu muntu yaramuremye mu gitaka, irangije imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ubwo bugingo bubeshwaho n'umwuka. Umwuka n'ubugingo, ubugingo butabaho umwuka utanaho. Igihe Imana yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo, nibwo umuntu yaretse ubugingo buzima. Imaze kumurema, umuntu yari ameze nk'umubira, ariko umwuka w'Imana amugezeho, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Hakaba n'ubugingo ubu twasomye butandukanye n'ubugingo bw'imirire n'ubugingo bwa bundi busanzwe. Imana y'umuntu yamuremanye ibice bibiri. Yamuremanye ibice bigaragara n'ibice bitagaragara. Ibice bigaragara ni umubiri wose, ibice bitagaragara ni ubugingo bw'umuntu. Ni nawe Bibiliya yita umuntu w'imbere. Ubugingo n'umwuka nibyo bidapfa. Ubugingo n'umwuka n'umubiri. Iyo tuvuze bene ubwo urupfu rwo gushira rwo gukurwamo ukibagirana, ariko umuntu w'imbere ntapfa. Iyo mubonye umuntu arapfuye, abantu bagasigara barira umurambo. Urya muntu uzaba akiri aho, ubugingo bwe n'umwuka we biba byagutandukanye. Niko gupfa. Umuntu abamo umuntu w'inyuma, akabamo n'umuntu w'imbere. Nayo mpamvu iyo umuntu asize akaroba, akarota ye kuryamye hano muri Nyamata, ariko ukarota uri Kigali, ukarota uri muri Amerika, waba urota utazi yari, waba uri umuntu imbere. Niyo ukoresha uyu w'inyuma. Uyu w'inyuma ntawuzi, ni igifuniko cy'uw'imbere. Akoreshwa n'uw'imbere uvuga, n'uw'imbere uwumva, n'uw'imbere ukora, n'uw'imbere agakoresha ibikoresho bye. Amen. Haleluya. Uyu mubiri mubona ni igitaka, kizasubira hehe? Mu kindi gitaka. Ubona abantu batinyuka bagakenera ngo bashibuke, naho ubugingo bwabo n'umwuka wabo biba byaragiye mu Mana. Yategereje kuzambara umubiri w'ijuru kugira ngo bazabane n'Imana. Ibyo bice by'imbere, uwo muntu w'imbere, Bibiliya ivuga ngo
ntasaza. Umuntu w'imbere ntasaza, ahora ari mushya. Umuntu w'inyuma w'umubiri urabona nawe ko wari umeze neza. Hafi tuhavuga usanga mu mahanga haratanye kugira ngo bahura n'umuntu wari akuyuma igisaza n'umubiri wiwe, ariko umuntu w'imbere ahora ari mushya. Ahora ari mushya kubera iki? Kubera ko ijambo ry'Imana, kubera umwuka wera urimo agana mu guhindurirwa na Yesu Kristo, iwe ntasubira inyuma nk'umuntu. Yesu aravuga ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho n'ukubaho. Ni hehe mu bice by'umuntu nihe asabana n'Imana, hakakira Imana, hakakira ubugingo buhoraho, hakakira imigenderanire n'Imana. Mu mwuka w'umuntu Imana yamuhumekeyemo niyo honyine hafite ubushobozi bwo kuganira n'Imana, bwo kuvugana n'Imana. Iyo umuntu akijijwe yakiriye ubutumwa bwiza, umwuka w'Imana ahindura umwuka w'umuntu mashya, akakira kamere y'Imana, akakira ibiva ku Mana, akakira imbaraga y'Imana. Niho havuka ubwa kabiri mu mwuka w'umuntu. Bigatuma rero umwuka w'umuntu waje umwuka w'Imana, hagahindura ubugingo bw'umuntu n'amarangamutima y'umuntu n'imitekerereze yiwe igahinduka mishya. Amen. Ubugingo n'umwuka byitwa inkoranyishyi, niwe muntu w'imbere. Ariko noneho Bibiliya yavuze ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho ni iki? Si ukudapfa. Abantu benshi baravuga ngo ubugingo buhoraho tuzabubona mu ijuru, tugeze mu ijuru aho tuzajya kudapfa. Yesu yavuze ngo ubugingo buhoraho yabwira. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yavuze ngo ubugingo buhoraho buzaza. Amen. Yavuze ngo ubugingo buhoraho ni ubu.